Kanjogera abwira Musinga ati gira hino nkubwire. Musinga aramwegera, Kanjogera amukubita urushyi. Rwangampuhwe arirahira ati wa mugore yashira amanga arakanyagwa. Umuntu uhangara umwami mu gihugu cye akamukubita. Ubwubahuke bwa Kanjogera. Kanjogera yarubahukaga cyane bigeza n'ubwo yakubise Musinga amujijije akamama. Rwangampuhwe Rwankangura abivuzeho ukuri arabizira. Ubwo Rwangampuhwe yari umutware w'inka z'ibwami zitwaga Ingabe, akagira n'abagaragu bitwa Abakeramihigo, ariko bari abagaragu bahatswe n'ubukire, ntibari umutwe yagabanye usanzwe uzwi. Bukeye Kayondo ka Mbanzabigwi ya Rwakagara mwisengeneza wa Kanjogera watwaraga umutwe impama kwica n'inka z'ibwami zitwa Ingaju, areba umugabo Muvunanyambo wa Ndizihiwe amurega kuri Kanjogera agira ati Nyagasani, ndakuregera Mushana wa Ndizihiwe. Kanjogera ati uramurega iki? Kayondo ati ndamurega ko ari umurozi. Mushana baramutumiza, ubwo yari iwe Igihindamuyaga ho mu Busanza bw'Epfo, ni ukuvuga i Butare. Mushana ari we Muvunanyambo amaze kuhagera, Kanjogera ahamagara Kayondo ati nguyu Muvunanyambo yaje murege. Umwami ajya mu Twicarabami, indamutsa iraramutsa, imanza ziratangirwa. Kanjogera ati harabanza Kayondo na Muvunanyambo. Rwema rwa Biziginduru. Abari aho babwira Kayondo bati ngaho rega. Kayondo aratangira ati ndarega Muvunanyambo ni umurozi. Bati yaroze nde? Kayondo ati ni njye aroga. Bati yakuroze iki? Kayondo ati yandoze kubyara abakobwa. Abacamanza babwira Muvunanyambo bati regure. Muvunanyambo ati sindi umurozi, ahubwo ndi umugisha. Umuntu waroze umwega kubyara umukobwa? Abatware bari aho barabiseka, basekejwe n'iryo jambo rya Muvunanyambo ry'umugisha, kuko bazi ko ku ngoma zose abega bakijijwe n'abakobwa. Abacamanza babaza Kayondo bati ko Muvunanyambo avuga ko yaguhaye umugisha ukabyara abakobwa, nta bundi burozi umuziho yakuroze? Kayondo atarabufite, kandi nafashe n'umurozi umurogera. Mubajije ambwira ko ari we arogera. Abatware babwira Kayondo bati muzane. Kayondo azana mugabo yaguriye ngo yemeze ko arogera Muvunanyambo. Umugabo akihagera, Muvunanyambo yitanga mu manyama abaza wa mugabo atuzi kuroga. Umugabo ati ndabizi. Muvunanyambo aturogera nde? Umugabo ati ndogera Muvunanyambo. Ati twereke Muvunanyambo urogera muri aba bantu bateraniye aha. Umugabo arakebaguzwa, amagambo y'amatekerano amushiramo, ati nta Muvunanyambo barimo. Muvunanyambo yongera kumubaza atuzi kuroga koko? Umugabo ati ndabizi. Musinga n'abatware bati Kayondo aratsinzwe, naho uyu mugabo wiyemerera ko azi kuroga nibamwica. Ubwo Kanjogera yumvise ko mwisengeneza we Kayondo bamutsindishije, ahamagara Musinga ngo amubaze igitumye Kayondo atsindwa. Musinga asanga Kanjogera mu nzu yitwaga Ihangiro aganira na Rwangampuhwe. Agitunguka, Kanjogera aramubaza ati Kayondo yatsinzwe n'iki? Musinga ati yatsinzwe n'urubanza ruke yagize. Kanjogera ati ntabwo ari ugutsindwa, ahubwo warengeye mwene wanyu. Muvunanyambo yari umunyiginya. Kanjogera abwira Musinga ati gira hino nkubwire. Musinga aramwegera, Kanjogera amukubita urushyi. Rwangampuhwe arirahira ati wa mugore yashira amanga arakanyagwa. Umuntu uhangara umwami mu gihugu cye akamukubita, atariko kabishywa unamukubise. Umuntu uteranira mu nzu na nyina agasa n'umwage ntahabuze igihugu, atumukubitiye ukuri ndakaroga Rwabugiri. Kanjogera abaza Rwangampuhwe atuvuze ibiki? Rwangampuhwe ati mvuze ko umukubitiye ukuri, nta mwaga udakubitwa. Kanjogera atataga se aho yajyaga kubaka si mu Kingogo, none si wowe ukihariye?
Rwangampuhwe ati niba ari njye wamubujije kubaka ngo aterane na nyina, noneho icyingogo nimukijyane acyubakemo ubwo yabuze iyagana, dore ko yakigabanya ubwo yari amaze kubonera Kabare na Kanjogera inzira yo kwica Abakusi. Kanjogera ahamagara Nyiriminega amuha icyingogo, Rwangampuhwe asigarana ingabo. Nyiriminega atwara icyingogo akizungurwamo n'umuhungu we Ruvuzandekwe, nawe asimburwa n'umuhungu we Rwamuningi wagitwaye kugeza mu 1959.